Guys, niba waragize amahirwe yo kuba muri uyu mushinga wa P Network, ishimire ibyiza wagezeho kabone niyo uyu munsi ubona nta kintu cyavamo, kabone niyo uyu munsi nta nyungu zako kanya wari wabona, ariko ibyo byonyine birahagije kwishimira ko uri mu mushinga mwiza wa P Network. Ibi ngibi turabivuga akenshi mukatwita abasaze, abandi mukabona yuko turi mu bintu tutazi, ariko P Network ni umushinga mwiza, ni umushinga munini mugari cyane urenze ubwenge bwacu. Kuba rero waragize amahirwe ukaba urimo, ibyo byonyine birahagije. Nakubwira ngo niba unywa agacupa nushaka ujye unyura mu kabari cyangwa se ujye unyura ku kabari wisengera agacupa nawe winywere naheza hisi, kuko uri mu mushinga mwiza, uri mu mushinga uzabyara amafaranga ejo cyangwa se ejo bundi. Uyu munsi urabona byanze, uyu munsi urabona yuko bitarimo biravamo, ariko byonyine ko waragize amahirwe umuntu akaguha kode, akaguha referral code, akakwinjiza muri uyu mushinga wa P Network, ibyo birahagije kabisa. Iturize wowe ubundi ahasigaye utegereze urebe ibigiye kuba mu minsi mikeya. Nitwa Habibu, niba ari bwo bwa mbere umbonye kuri kamera, nizere yuko wamaze gukora subscribe, nizere yuko wakanze kukazogera kugira ngo dushyizeho video ujye uba mu ba mbere bayikurikirana. Iyo ni Habibu Crypto Channel, reka mwese mukurikirana Habibu Crypto Channel, nizere ko mumeze neza. Twagarutse mu makuru yacu ya P Network. Mwiri tangazo mubona dufite, iri tangazo kwa team irimo iratubwira yuko Pi Hackathon 2025 yaratangiye guys. Yatangiye ku itariki 15. Babandi bafite gahunda zo kuba bakubaka ama application, babandi bafite gahunda zo kuba bakora imishinga myiza kandi izatugirira umumaro, izagira abapioneer bose bisi umumaro muri umushinga wa P Network. Mwahawe ikaze, mwahawe karimu, mugomba kwa applyinga, mugomba kuzuza form, mugomba kureba video irimo hano muri P Network ibagayidinga cyangwa se ibereka uburyo ki nawe ushobora kuba wategura application. Guys, application tuzakoresha nyine duhaha, application tuzakoresha dusaba service. Niba rero nawe wiyamenera, niba uri umuntu wumva ko wagira ikintu umarira society ngari y'umushinga wa P Network, iki nicyo gihe. Ikaze rero, ngaho rero ngwino nawe kabisa, ngwino nawe utwiyereka mu mushinga wa P Network, agira ikintu ukora muri uyu mushinga. Guys, P Network aheshi bitewe nuko twese hafi ya twese twagiyemo turi kureba inyungu zako kanya, twumva yuko turi buhite tubona amafaranga, ubuzima bugahinduka. Byatumye abantu benshi bacika intege, ndetse bituma abantu benshi bava kuri uyu mushinga. Ariko guys, ntabwo iki ari cyo gihe cyo kuba wava kuri uyu mushinga, ahubwo iki ni cyo gihe cyo kuba wakunda uyu mushinga. Umuntu wabonye migration we yagize n'amahirwe, wenda payize yaranaziriye byararangiye, ubu ngubu ashobora no kuvamo, kuko we ahanini nyine ababona ibyo yakuyemo bihagije. Ariko niba utari wabona migration, niba utari wabona KYC, ubundi urivumbura uve mu mushinga bigende gute? Guys, nawe utabonye kuri ibyo byiza by'umushinga wa P Network, guys, P Network yagiye ibitangaza kuva na kira hose, ntabwo ari quick money. Niba ushaka amafaranga yako kanya, bahoze babivuga na Dr. Nicolas yuko ugomba gushakira handi. P Network ni umushinga urimo wubaka ibikorwa byawo gake gake witonze, kugira ngo bizatungura isi, kugira ngo nyine umunsi OM yabaye ibintu bizabe bikomeye kuruta uko bahita baroshinga umushinga ku kandi byagiramo hagati ugafeyaringa bitewe nuko batawize neza, bitewe nuko batawuteguye neza. Guys, niyo mpamvu rero wowe wivumbura, wowe ubona yuko nyine umushinga watinze, reka wivumburire. Naravuze ngo ufite igihe, kubera yuko wagize amahirwe uwo mushinga urawumenya byonyine. Kuba wivumbura no ku kintu ufite, ayo nawe nta yandi mahirwe. Kuba urambiwe ikintu ufite utandukanye n'utagifite, guys, ayo nawe ni amahirwe wabonye, ahubwo wagakwiye kubyaza umusaruro. Wowe wagakwiye kumayininga, ukamayiningira ku gihe, ukuzuza ibisabwa, ubundi ukicara ugatuza, kubera yuko ufite amahirwe atarigeze abonwa n'undi muntu uwo ari we wese. Guys, kuba byonyine wagize amahirwe ukamenya uyu mushinga wa P Network, ukawumenya bagitanga payi zishoboka kuba zakenda kuba nyinshi, utandukanye n'uri bumenye ubu ngubu, aho kugira ngo azabone payi 10, kugira ngo azagire payi 100 kuri balance bizamusaba igihe kinini. Wowe wagize amahirwe rero uwumenya hakiri kare, urawujoininga. Nta mpamvu rero kurambirwa, ahubwo ugomba gutegereza ukamenya ngo final y'umushinga ni wowe. Kandi ngira ngo kwa team bibereka
isaha n'isaha yuko yo ntabwo yicaye, irimo irakora ku buryo bwose bushoboka. We ntabwo ngira ngo ufite igitutu kirenze cyangwa timu ba nyiri umushinga, kubera yuko nabo baba babibona. Iyo abantu bacitse intege mu mushinga wa P-Network, guys, hari ikintu kigabanuka muri system. Iyo bari kubona abapiyoniya icyizere cyatakaye mutari kumayininga kuko baba babibona muri system, bituma kuba timu ikorera kuri pressure nini cyane, ndetse bikanayitera no gutanga ibisobanuro bya hato na hato mu gihe bitari bikwiye kuri uyu mushinga wa P-Network. Nyamara nabo ntabwo bicaye, ariko wowe ngo urarambiwe. Guys, ese urarambiwe ngo bigende bite? Telefone urayifite, urayihorana buri munsi. Twagize amahirwe uyu mushinga wa P-Network ushyira uburyo bwo kumayininga dukoresheje amatelefoni yacu mu kimbo za Bitcoin n'izindi ahanini zikora kugira ngo uyimayininge bisaba ibishoro bihambaye, bisaba imiriro ihambaye, bisaba amamashini aremereye. Twagize amahirwe tubona mayiningi yo kuri telefoni, guys. None ngo urayirambiwe kandi telefoni uracyayifite, n'ubundi se urava muri uyu mushinga bigende bite ko umwaka utanu n'ubundi bizasanga umeze nk'uko wari umeze kandi na ya telefoni ukiyitunze? Guys, mureke tube abantu bari macuwa mu mutwe, tureke kwirirwa twasaze. Usibye ko njye mbona ibi biba mu birabura, sinzi ko abazungu nabo bari bivovota ko barambiwe umushinga wa P-Network, kuko bo barabizi neza iyo ushaka kubaka ibiramba bigufata igihe kinini. Ntabwo wakubaka inzu iminsi 3 ngo ungane n'uwayubatse umwaka, guys, kuko hari ibintu aba yaritondeye, aba yararetse amatafari akabanza akuma neza mbere yo kugereka ayandi. Ariko iyo yubatse wirukanka uba ufite n'amahirwe menshi kuba imvura yaguye iyo nzu yose ukayibona hasi. Ni umushinga wa P-Network rero ntabwo bakirukansa ibintu. Erega mwibuke ni ifaranga rigiye kuzakora ku isi yose, guys. Iyi ni ifaranga rigiye kuzakenerwa n'abantu bose muri uyu mushinga wa P-Network. Abantu bose bisi hafi ya bose bazakenera iri faranga. Niba rijenjeka rero bakarisondeka, guys, nyuma y'umwaka umwe cyangwa nyuma y'imyaka 3 bafunguye systeme, bizarangira usanze twagiye tubona imishinga myinshi idindira cyangwa se igafiyaringa kandi yari yaratangiye, bitewe n'uko ba nyiri umushinga ntabwo bize umushinga neza, ntabwo bawuteguye neza, ntabwo bashyizeho inkuta zikomeye zishobora gutangira uyu mushinga. Inkuta zikomeye muri umushinga wa P-Network wakibaza ngo ni izihe? N'aya application nyine bagenda bubaka, ni ibikorwa kabisa bizabyara inyungu mu mushinga wa P-Network bigenda byubakwa. Uko haboneka ibikorwa byinshi, uko haboneka application menshi azemera kwakira payi, nibyo bituma payi izaba umushinga mwiza ukomeye. Ese guys, utekereza nk'ubu barekuye systeme, hari kampani imwe yonyine yemera kuzatanga ibicuruzwa na serivisi muri P-Network, kandi twese dukeneye guhaha. Iyo kampani twayirundiraho, twamara kuyirundiraho ikabura ibintu dukonsoma iduha. Icyo rero nicyo bivuze ngo ni kwa guta agaciro ka payi, nk'uko murimo murabibona yataye agaciro ku ma exchange, kwa yuko bose baba bashaka kugurisha kandi nta bandi bantu bakeneye iyo coin, guys. Rero ngira ngo ibi byo kuba Open Network yarabaye byakaguhaye isomo yuko P-Network itakongera gukora ikosa ryo kuba yahubuka nanone kuba yakora ibintu, bitewe n'uko buriya navuga ngo reka nere kubyita ko yahubutse, ariko buriya murabona ko kiriya kintu cyo kuba yarashyizeho Open Network payi ikemererwa kohereza ku ma exchange, guys, byatumye ngira ngo nayo ishobora kuba yarabonye ibyitari iteze, kubera yuko byatumye agaciro kayo noneho kamanuka. N'abavugaga GCV bacika intege, kubera ko nakubwira umuntu ngo GCV ngo irashoboka kandi payi ubiri kuri 0.3, guys, biragoye. Iyo ni ingaruka ishobora kuba yarabaye yaratejwe no kuba P-Network yararekuye Open Network hakiri kare, guys. Ngira ngo rero ugomba kwihangana. Yari amakuru nagira ngo nkuhe yuko payi hackathon yatangiye kuri 15. wowe wiyaminiya, wowe wumva ushobora kuba wakora application muri umushinga wa P-Network, nawe iyi application yawe tukazayikenera duhaha serivisi n'ibicuruzwa, nakubwira ngo go ahead, wowe genda kabisa ukore ibishoboka. Wakoze kubana nanjye, wakoze gukurikira Habibu Crypto. Duhure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Ndabakunda, ciao.